ejo bundi nahamagaye nimero ya polisi numva ni composer. Hari n'umujene ejo bundi wagiye gutanga ikirego kuri bageze yasanga ahubwo bari baramubuze. Baramusigarana. Noneho bura ubuzima bwo mu mujyi n'ubwo mu cyaro babitandukanye cyane n'uburyo ababyeyi barera abana bo mu mujyi nabo mu cyaro babatandukanye. Nk'umubyeyi wo mu mujyi nk'iyo umwana wo mu mujyi afashe telekomanda ajya kuyikubita hasi, nyina amubwira neza ati baby no don't do it, wibikora mbabarira, ndakugurira shokora baby, ngo nkomereze telekomande mushyiremo katuni, ndakugurira shokora sheri, akana kakayishyira hasi. Reka tugere iwacu mu cyaro, reka usanga nyoko ari kuronga ibijumba, ufatemo kimwe ngo ugiye kugihekenya, ahita avuga ngo shyira nyoko hasi. Ariko se nitwa pirate, ariko se mu bintu babahaye ko nabonyemo amazi na ji inzoga mwazivanye. None biba bitandukanye, none ari n'ubushakashatsi bakoze i Kigali nuko mutabimenye. Hagati amakuru nabahereza nabonye ari utuvido turi gusohoka ng'abadaso bari kwiga karate. Barimo barabigisha karate, nabonye bimanyagura bagira gute, noneho bajya baca umugani ngo abahinzi bajya inama n'inyoni zigiye. Noneho hari umujura duturanye mu gipangu, narambwa nti dore abadaso bari kubigisha karate, ni mwebwe mugiye gukora iki? Atavuga ati twebwe natwe turi mu myitozo yo kwirukanka kurushaho, ubwo babigishije karate natwe tugiye kujya twiruka twambaye ubusa hejuru twisize ubuto. Ati nafata azankubite. Ubwo rero hari ubushakashatsi bwabaye mu mujyi wa Kigali, nihuta bamaye iminota mikeya we. Bwabaye mu mujyi wa Kigali, baravuze ngo ese iyo abakire babiri bari kuganira baba baganira ibiki? Niyo abakene babiri bari kuganira baba baganira ibiki? Bafashe abakire babiri babazamura hejuru kuri Kigali City Tower, ni imwe mu nzu ndende ziri Kigali. Babagejejeyo ngo bese baganira, ngo baraganiriye, ngo umwe ahita abwira undi, ngo babateze udukurura amajwi kugira ngo bumve ibyo barabaganira. Umwe ahita abwira undi ariko uri kumva akayaga kari aha ngaha, uri kubona ukuntu hano hejuru haberwa no gushyirwa hoteli. Undi ahita avuga ati iyo business ni neza. Nanjye nagize igitekerezo cyo kuvuga nti nta kuntu umuntu yagura imitaka iyi ngiyi abasirikare basimbukamo, tukayibikoramo business, umuturage akajyaza agasimbuka akarya umunyenga akagwa hasi. Nyine mu mutaka nyine bumva bari kuganira business, reka bashyiraho abahanya babiri rero. Bashyizeho abakene babiri ngo bamaze iminota 30 batavuga, ngo babateze gukora amajwi kugira ngo bumve abakene babiri iyo bahuye ibyo baba baganira. Bamaze iminota 30 batavuga, ngo umwe bagiye kuba bumva umwe abwiye uti niko wangegera uti biye ngamanza gucira hasi ngo abana amaca twaramanutse ngaha ngo reka nze guhere, ariko mu ngo waguha bibiri hano wasimbuka. Undi arangije aramubwira ngo ariko uri ikigoryi ngo ngeraho 1000 nkwere. Uri kumva? Noneho tukiri mu mujyi no mu cyaro hari ikigori twari twarokarashije tujya kwigayo, doka abana bo mu mujyi bahita bigaragaza nabo mu cyaro twita twigaragaza. Icyo gihe twaragiye tugeze kuri icyo kigo tusanga tugiye kwiga mu mashuri afite amakaro. Abana baturutse mu bakire iyo ageze mu ishuri ahita ararireba akareba parafo akareba amakaro akavuga wow, ndabona ko parafo imeze amakaro, uburyo amadirishya afunguye, hanze hari nature, akayaga kazajya kinjira bizajya bidufasha kwiga. Reka abana rero twa duturutse mu cyaro tukigera mu ishuri tutubona. Twageze mu ishuri twa dusanzwe twiga mu mashuri y'ibitaka tubonye amakaro. Ngo wow, ngo hano hano umuntu azaharya umunyenga. So nibyo ngibi. Hano hano umuntu yaharya umunyenga kabisa. Hanyuma ndimo nasoza. Hari kera tugisenga muri Ecole de Dimanche bajyaga badutoza gusenga dufite nk'imyaka 8, bakadutoza gusenga. Abakuru bo bajya basanga iminsi 2 n'itatu batarya batanywa. Twebwe bajyaga batubwira kwirwa mu rusengero tutarya, ariko tukajya ku mugoroba kuko twabaga turi abana. Noneho Imana yajyaga ibakoreramo, hari abana bose Imana yakoreyemo bari bameze nka Samweli Imana yamuhamaga akiri mutoya. Noneho abana bose bararekwaga bagahanura, sibye jewe n'ikindi kigo cyitwaga cya Patrick nitwa tutahanura. Umutima barasenga twa dufite pasiteri wagiraga amahane, barasenga umwana umwe akerekwa, yamara kwerekwa ati pasiteri nderetswe, akatavuga ngo ngaho bwira abandi ibintu weretswe. Umwana umwe ajya mu mwuka arerekwa ati pasiteri nderetswe, aranyerwa ati weretswe iki? Ati mbonye urwego rurerure, abamarayika bamwe bazamuka abandi bamanuka. Atabazamukaga bazamukanaga ibibazo by'abantu, abamanuka bamanukana ibisubizo byabo. Pasiteri ati mwese muvuge ngo amena. Ako muyivuga abanyaguta twajya mwese muvuge ngo amena. Undi mwana wa kabiri bagiye mu mwuka bareretswe, pasiteri ati weretswe iki? Ati ngewe mbonye abamarayika baguruka mu kirere, ati bambaye amakamba y'azahabu mu mutwe, ati ngiye kumva numva ijuru rirakinguye, ati numva ijwi riravuze ngo mwese mbahaye umugisha. Bwira Patrick numva rero mu mwanya ntabwo ari twebwe tutarere. Nose mu mwa mpimba ikinyoma nanjye mpimba ikindi nkwereka. Bagiye mu mwuka nanjye, mbona tite pasiteri yarazi ko nterekwa, nanjye mbona tite niwe pasiteri nterekwa.
kubona mbona indobo yuzuye ibiraha we, ati mbona indobo yuzuye ibiraha, yankubise urushyi rwa hatari tabwira Patrick ati nawe nabonye utitira ati vuga icyo weretse, atari we ati pastor ati ngo njyewe neretse nkubise urushyi mitapfa, story ya nyuma nigendera, sibyo? Mu insengero zo mu mujyi n'izo mu cyaro nazo ziba zitandukanye bitewe n'uko bigisha. Ngo kaba kabaye bitewe n'uko bigisha. Mu mujyi iyo bageze nko mu kanya ko kwihana, indirimbo baririmba wumva zaruhura umutima, ukavuga uti uko biri kose ino ndirimbo igatuma wakwihana ibyaha byawe. Nko mu mujyi iyo bageze mu kanya ko kwihana ujya kuvuga uko bararimbye mumfashe kuririmba ngo nuko ngihamagara imbabazi ziwe zitaba, twagiye ntaragira icyo vuga zirampobera ziti ngwino unsanga. Nyine ukumva iyo ndirimbo ukumva ni nziza, ikaba yatuma wihana ibyaha byawe. Nitwa Pirate ni ukuri kw'Imana. Reka tujye iwacu mu cyaro rero, mu cyaro vuye ubundi ni ibibasabwa noneho reka tujye iwacu mu cyaro. Iyo bageze mu kanya ko kwihana baririmba indirimbo ukajya ntiziterabwoba, yo kuvuga uko bageze mu kanya ko kwihana ukajya kuvuga uko pastor ngo nimutihana vuba muzakubitwiza kabwana, tihana vuba muzakubitwiza, ayiwe muzakubitwiza kabwana, kubitwiza kabwana muzakubitwiza. Nagiye garuka hano nimufashe dushimire Pirate. Pirate, bosi wawe ari he? Ngwino hano. Nizere ko Pirate umuhemba neza. Uyu ni umwanya rwose. Ahembwa neza? Nta kibazo? Ahembwa neza. Pirate nta kibazo? Urajya mbivuge mbura akazi mu mwaka. Okay. Ariko ahemba neza. Amashyi kuri Pirate. Yaba. Reka duhamagare Kadudu. Kadudu, please. Mwiriweho. Mbere na mbere tubanze dushimire leta, muyiha amashyi. Mu myaka yatambutse hari amagambo bajyaga bavuga ko bita abantu bafite ubumuga, abapfobya, abambura agaciro kabo, ariko ubu dushimire ejo bundi cyesha avuga ku bantu bafite ubumuga ryarahinduwe, nabo nyine babita amazina nyine abasubizamo icyizere. Byaragiye birakura ku buryo bagezeho n'abahanzi bamwe na bamwe bari barabiririmbye mu ndirimbo kera